turabasuhuje bakunzi ba Humuriza TV. Uyu ni umwanya w'ijambo ry'Imana, tubahaye ikaze. Uyu munsi twagiriwe umugisha wo kwakira umubyeyi wacu Pastor Mushumba, umwe mu b'Imana yahaye gusana imitima ya benshi. Tugiye kumwakira hanyuma atwibwire, namara twibwira hanyuma atuganirize muri uyu mwanya. Urarushye, uraremerewe, ufite intambara nyinshi, ufite ibibazo byinshi, ariko uyu munsi wa none hari icyo Imana yamushyize ku mutima. Nk'umukunzi wa Mpumuriza TV, ni karibu, tugahaye ikaze. Pastor, umwanya ni uwanyu. Murakoze cyane kuduha ikaze, mwanya kumva ijambo ry'Imana, ijambo rihumuriza imitima, ijambo ry'Imana, ijambo rihumuriza abarushye. Mwakoze cyane. Nitwa Pastor Robert Mushumba w'itorero rya Gospel Assembly Church. Tunejejwe nuko baduhaye umwanya wo kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Rero twegereje abantu mwese aho muherereye, ahantu mu bihugu bitandukanye, imigabane itandukanye, mwese muhabwa umugisha n'Imana. Ndabizi isaha tugiye kubona ubutabazi bw'Imana, tugiye kubona ubwoko bwiza bw'Imana. Ijambo rirarema, ijambo rihindura byinshi, ijambo rijya ribasha gukura umuntu hasi rikamushyira hejuru, ijambo rijya ribasha kumanira umuntu. Rero ndagira ngo aho uri wizere ko iri jambo rigiye guhindura ubuzima bwawe. Reka hanyuma dusenga, hanyuma tubone kwinjira mu ijambo ry'Imana. Mana y'Isaka, Mana ya Aburahamu, Mana ya Yakobo, Imana yo kwizera, Imana idaheruka, urakoze ko uduhaye umwanya wo gutambutsa ijambo ryawe. Reka iri jambo wese ugiye kuryumva aho ari, ubere ijambo ry'umugisha kandi ubere ijambo ridasanzwe, ubere ijambo rirema, ubere ijambo ryongera ibyuriro kandi ubere ijambo mpagakiza. Urakoze Imana ko ugiye kubana natwe muri byose, icyubahiro kibe cyawe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen. Turasoma ibyanditswe byera tubisanga muri Zaburi ya 30, turasoma n'umurongo wa 6. Zaburi ya 30 n'umurongo wa 6, hanyuma turaza no gusenga dusoma umurongo wa 12. Haravuze ngo kuko uburakari bwe ari ubw'akanya gatoya, ariko urukundo rwe ruzana ubugingo. Ahari kurira kwaraye nijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Umurongo wa 12 haravuze ngo uhinduye umurongo wanjye imbyino, unyenyuriye ibigunira byanjye, unyegeza ibyishimo. Twakira ijambo ry'Imana. Ndagira ngo tuganire kuri aya magambo tumaze gusoma, hanyuma tuyasengeremo, twumve imbaraga z'Imana, twumve ubutwari bw'Uwiteka. Nzanye ijambo rikubwira ngo humura, impundu ziravuze. Humura, impundu ziravuze. Buriya ku bantu basenga cyangwa se no ku bantu badasenga, iteka iyo umuntu afite intambara, iyo umuntu afite ibigeragezo, ariheba cyane. Icya kabiri atibyiringiro. Icya gatatu atekereza ko Imana yamwanze. Icya kane abanza no kwibaza, ese kuki Imana yandemye, kuki Imana yemeye kumvaho, bitewe n'ubuzima umuntu aba arimo. Hari abantu benshi bagera muri revo yo kumva abana bitewe n'ubuzima arimo, ariko nzanije mu kugira ngo humura, impundu ziravuze. Itangariza ryatoye ngo ubashe kumenya ko uriho si impanuka, ko uriho si ibyaha, hari impamvu uri. Imana igeze kuri Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 4, yaravuze ngo nakumenye narakurema, nakwejeje utaravuka, nagushizeho kugira ngo ube umuhanuzi w'amahanga. Soro ni ukuvuga ngo nawe iyi saha y'umugisha hari icyatumye Imana igusigaza. Erega dushingiye kuri na benshi bapfuka gusigara n'ubwo Imana ifite umugambi. Rero ndagira ngo aka kanya nguzanije kugira ngo icyo Uwiteka yakuremeye wowe kirasohoye. Haleluya. Icya kabiri ni icyo Uwiteka yakuvuzeho nacyo kirasohoye. Ni amagambo dusomye yavuze ngo kuko uburakari bwe ari bw'akanya gatoya, kandi urukundo rwe ruzana ubugingo. Ahari kurira kwaraye nijoro, ariko bwaza impundu zikavuga. Ni amagambo yavuzwe na Dawidi amaze gutabara. Uyu Dawidi yari yaraje no kwa Isaya. Uyu Dawidi nta gaciro yari afite, nta jambo yari afite, yisanze mu bana bagera muri 7. Asanga we 8 bamuhaye cyangwa se umuraye no kujya kuragira inama. Bijyaho ko mu buzima bwacu hari ubuzima twisangamo. Ubu hari ibintu wagiye wisangamo utatekereza. Yewe cyane cyane ko nagiye nakoze ubushakashatsi nsanga icyo umuntu yatinyaga nicyo kimugera. Ubu hari ibintu watekerezaga wirindaga n'ibyo wisanze, ariko gutangariza ngo iyi Imana ije kubwira nta hantu itagukora ndetse nta hantu itakugeza. Haleluya. Iyi saha rero nkurikiranye humura mu Mana bwawe, mu mbaraga z'Imana. Iravuze ngo hari impundu zigiye kuvuga. Ndashima Imana ko ibasha guhindura ibihe, ndashima Imana ko ibasha guhindura amateka. Dawidi rero yari yaranzwe, nta byiringiro, nta butabazi, ariko aza kuza kumenya Kristo Yesu. Ndashima ko mu Mana bwayo ni Imana igitanga amahirwe ya kabiri. Birashobora kuba wabuze amahirwe mu bantu, birashobora kuba wabuze amahirwe mu buzima bwawe, ariko Imana igitanga amahirwe ya kabiri. Aya ni amagambo Dawidi yavuze amaze gutabara. Ndashima Imana yuko
umuntu ashobora kumara imyaka arira ariko bwazacya amarira agahinduka ibyishimo. Dawidi rero amaze gutabarwa, sinibuze kuvuga ibintu byinshi cyane. Dawidi yanyuze mu nzira zimugoye, yanyuze mu buzima bugoye, yararaga hanze, yararaga mu nama, yarabwirwaga, yaraburaraga, nta jambo, nta gaciro, ntiyari azi imiryango, hari ubuzima ajya abasha kunyuramo. Ariko ndashima Imana ko ubuzima tumunyuramo ni ubutwigisha, ni ubutwigisha abantu, ni ubutwigisha inzira, ni ubutwigisha ubuzima. Ntukaba bari kuri ubwo buzima, hari amasomo wakuyemo. Haleluya, Imana idufashe kandi imeze neza cyane. Dawidi rero Imana iza kumwibuka. Ndashima Imana ko hari imiryango itatwibuka, Imana igitwibuka. Ndashima Imana ko amafaranga ntacyo yatumarira, Imana igize ikatwereka ko ifite amafaranga. Imana imbazwa cyane. Ndashima Imana ko iyo abantu bagutaye Uwiteka waraza akagutarura. Dawidi igihe kigeze Imana iramwibuka. Sinibuze kuvuga ibintu birebire cyane. Dawidi Imana yaje kumwibuka, papa Yesu aramuhamagara ajya kureba ku rugamba. Bari barananiwe, bari ku rugamba, Abinadabu n'Abashama n'Abayeriya bose barananiwe no kwicara n'umugabo witwaga Umufilisiti witwaga Goliyati. Ariko Yesaya ahamagara Dawidi aramubwira ati ese ko abantu bagira kimenya amakuru waje ukajya kuzanira amakuru. Imana ntishobora kubura inzira yo kugira ngo itabare. Ndashima Imana yo mu ijuru aka kanya, nubwo nta nzira wabonaga hari inzira Imana iciye, nubwo nta batabazi wabonaga hari ubutabazi Imana izanye, nubwo nta gacu wabonaga hari agacu ugiye kure. Uku kwezi guhagaze mu mwaka hari intsinzi n'ukuri. Kandi ndashima Imana igiye ibasha kutwubahishiriza aho twasuzuguye. Hari Imana ije kutwubahishiriza wasuzuguye, ni ukuri. Hari agaciro Imana igaruye. Dawidi byaje gusoza rero ajya kureba amakuru, ahageze asanga bafite umugabo witwa Goliyati. Ahagera atangira kubaza amakuru, barananiwe. Ariko byaje gusoza Dawidi ariyemeza avuga ati rwose ubundi iyo abanye nanjye ndi mu nama yemeraga nkica udubu, yemeraga nkica intare, wayi kuki itanafasha nkica Umufilisiti, uyu Mufilisiti utarigeze anakira. Ndashima Imana, ntabwo Imana izemera ko abanzi bakwishimisha, ntabwo Imana izemera ko abarozi bakwishimisha, ntabwo Imana izemera ko abanyabagabo bakwishimisha. Hari abantu barimo barabyina intsinzi, ko barimo barabyina intsinzi bitewe n'ibintu bagukoze cyangwa se n'ibintu byakubayeho. Ariko ndashima ni ukuri ugiye gutungura. Utunguye abanzi bawe, utunguye abakurwanyaga, utunguye abarozi bawe, utunguye abakwirukanije, utunguye abahoraga bifuza ko wamera wabaho ubwo buzima. Ni ukuri abatunguye imbaraga z'Imana. Dawidi rero ngo bwarakeye Imana yiyemeza kujya kwica Goliyati. Imana ibana nawe iramubashisha yica Goliyati. Utabujwe aramenyekana, uwari warazwe arakundwa, uwo wari warataye Imana ishimije, uwo wari warataye arongera mu bisobanuro ngo Imana yamaze kwibuka. Abakwanze bakugorokora, abakugorotse barakugorokora, abo wandikanye bagusubiza baragusubiza, baguha ijambo utarisabye bitewe n'iki, nuko Imana iba yakuze. Rero niba nakubwira ngo nawe urikiranye humura, impundu ziravuze. Dawidi amaze gutabarwa yaravuze ati, Yesu avuga ati rero kuko uburakari avuga akanya gato, birashoboka ko Imana yakurakarira, birashoboka ko Imana yakwanga, birashoboka ko waseruka yibona. Iyo yaravuze muri 22 ibice 8 yaravuze ngo ndajya imbere ngayibona, inyuma nayo ngayibona. Hari igihe usenga Imana ukayibura, ni ubwinshi byawe, si uko yakwanze, irahari, irakwegereye, irumva gusenga kwawe. Nubwo ntakirakora ariko wizere ijambo, hari icyo gukora ku buzima bwawe, hari ibintu ugiye kwakira. Dawidi aragatera kuko uburakari bwari bwakanye gato, kandi urukundo rwa Kristo ngo ruzana ubugingo. Abaho ahari kurira kwarari mu muntu ijoro. Sinzi imyaka umaze urira, sinzi imyaka umaze wihebye, sinzi imyaka umaze utunzwe n'amarira. Dawidi yatunzwe n'amarira, yaravuze ati ndore uburiri bwanjye buratose bitewe n'amarira. Avuga ati ndore umubiri wanjye ufatanye n'amagufwa bitewe n'inzara. Yari afite agahinda kenshi, sinzi agahinda ufite, ariko muzarije kugira ngo humura, impundu ziravuze ku buzima bwawe. Aba ngo hari kwarara mu ijoro, ngo ariko bwazacya impundu zikavuga. Imana yabaye ngo nimubwire rero umurikiranye, wa mugabo wa mugore wa musore w'umukobwa, mukristo umurikiranye. Imana yavuze ngo ayo warize arahagije, hari impundu zigiye kuvuga. Ayo warize arahagije, hari ibyishimo ugiye kubona. Igihe warwanyirijwe kirahagije, hari ubutsinzi ugiye kubona. Igihe wasuzuguye kirahagije, hari agaciro Imana. Kandi ashima ntabwo izakubahishiriza ahandi, izahera ku bagusetse, izahera ku bagushimye, izahera ku banzi babona imbaraga z'Imana. Arangije ijambo yavuze ku wa 12 yaravuze ngo uhinduye umuborongo wanjye imbyino. Tekereza ariko umuborongo, amarira, agahinda, kwiheba, kwitotomba, kwiganya. Imana yamwe muri mubwire ngo ibyo byose biri kubabaje. Imana ibihinduye imbyino, ugiye guseka. Hana yarabyaye 21 muri mwitangiriro bice 16. Hana yarabyaye neza ko yabyara, bamaze kubyara yavuze ijambo rivuga ngo Imana irasekeje. Ntiyarazi ko Imana yasetse. Hari igihe umuntu nawe akaba atazi ko Imana ishobora gusetsa umuntu. Ni ukuri Imana igisetsa umuntu. Ndakwatura gusetwa n'Imana mu izina rya Yesu. Ndakwatura guhabwa ibyishimo biva ku Uwiteka. Aravuga ngo uhindura umuborogo wanjye imbyino, unyenyuriye ibigunira byanjye. Ibigunira cya gisuzuguro, kwa kutemera, bwa bukene, ya ndwara, ya mivumo, ya karande, kwa gusuzwa n'umurozi akajya kuri uko ashaka. Avuga ati rero unyenyuriye ibigunira byanjye, unyenyesha ibyishimo. Imana igukinisha ibyishimo. Wowe wari umurikiranya uherereye mu ijambo ryize,
uraza kubona ubutsinzi, uraza kubona ubudahangara. Hari impinduka ugiye kubona kuko Imana hari icyo ikoze ku buzima bwawe. Imana yavuye ngo nikubwire ngo komera, shikama kandi humura. Impundu ziravuze, hari impundu zivuze, ntabwo zivuzwe n'abantu, zivuga ko Imana ibikoze. Ni ukuri Imana iyi impundu zavuzwe, ibitaremeraga biremera. Iyi impundu ziravuze, umva aho wajya guhirukana haringane usanga haringane. Iyi impundu zivuze, haleluya haleluya, ibyo washatse imyaka n'imyaka biragushaka. Buriya iyi Imana itaragutabara twiruka ku mugisha, kandi nta muntu yiruka ku mugisha ngo ubone, ahubwo iyi impundu zavuze umugisha ukwirukaho. Ndakwifuriza wo gutabarwa n'Imana. Imana ihindura amateka muri iri jambo, wowe aho uherereye hose uzarwumva. Imana izahindura ubuzima bwawe. Humura, impundu ziravuze mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha rero, iri jambo ryiziremo, uraza kubona ubutsinzi, uraza kubona ubudahangarwa. Ryaziye wowe, ntabwo ari irya kanaka, iri jambo ni iryawe. Kandi ndabizi neza ugiye kubonaho amashimwe menshi, kuko Imana yambwiye ngo nimbwira uzakurikirana iri jambo, hari amashimwe Imana ishyize mu kanwa kawe, hari ukunesha Imana iguhaye, hari imbaraga z'Umwuka Wera. Imana iringanisha ibitaringaniye. Oh haleluya haleluya, hari imiryango y'umugisha ndimo kubona Imana ifunguye ku buzima bwawe. Umva Imana yambwiye ngo ibyo urambe, Imana irabirambiwe. Ibyo wari uhazi, Imana irabihaza. Ni ukuri Imana yambwiye ngo nimubwire ngo ntabwo izemera kuba umuhigo w'abanzi bawe. Ni ukuri ntabwo Imana izemera kuba umuhigo w'abanzi bawe, no, ahubwo icyo abanzi bashakaga. Haleluya, ntabwo bakikibonye, ahubwo icyo Uwiteka akuvuze kirasohoye mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibamugisha, Imana ikoze kubagira neza. Mwari kumwe rwose umwana Pastor Robert. Imhumura, impundu ziravuze ku buzima bwawe. Numara kumvira ijambo rya Mana, urakoze ko impundu zivuze ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusenge muri ijambo. Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, umwana wo kwizerwa, Imana idaheruka. Dawidi waramwibutse, izina rye rishyirwa hejuru. Ibuka uyu muntu nkurikiranye, ubikore kwiyubahisha bw'amaraso ya Yesu Kristo. Impundu zivuge ku buzima bwe, ibitavuga Imana biteshwa agaciro kuri we. Gambi Yesu umwisha imitsindwe. Iri jambo rimuremere ubutsinzi, iri jambo rimuremere amashimwe, iri jambo rimwongera imbaraga, kandi iri jambo Mwana rigira ahantu rimuka ndetse n'ahantu rimugeza bw'amaraso ya Yesu Kristo. Urakoze rero kuri Imana yumva gusenga kubabera. Ndagushima kandi ko iri jambo umbwiye ko hari amashimwe menshi uwari wese ugiye uzaryumva agiye kwakira mu kanwa ke kugira ngo bimenyekane ko ari we Mana. Urakoze rero Mana kutwumvisha muri byose. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen. Mwari kumwe na Pastor Robert. Amahoro Imana akomeze kubana namwe, ineza y'Imana ikomeze kuba ku buzima bwanyu. Bye bye.